tubahaye ikaze kuri Generation Link nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dushimira wowe wamaze gukora subscribe, dukangurira wowe utari wakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubagezaho bijye bibagereraho ku gihe. Muri aka kanya inkuru tugarukanye ni inkuru yitabwa muri yombi rya Barafinda Sekikubo Fred nkuko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Aho RIB yatangaje ko yafunze Barafinda Sekikubo Fred, Mazimpaka Patrick na Nkeramihigo Japhet bakaba bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB yongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko kandi ikabamenyesha ko itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Turabibutsa ko Barafinda Sekikubo Fred ntabwo ari ubwa mbere atawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko byibuza reka dutangirire mu mizi turebe ngo ese Barafinda Sekikubo Fred ubundi abantu bamumenye bate, bamumenye kuki, byari byagenze gute, hari habaye iki? Barafinda Sekikubo Fred ubundi yibukwa cyane mu mwaka wa 2017, icyo gihe hari muri Kanama, hari mu kwezi kwa 8, ubwo yashyikirizaga komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye, aho yashakaga kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yari amatora yabaye muri Kanama 2017, ariko icyo gihe komisiyo y'igihugu y'amatora yasanze atujuje ibisabwa. Bimwe mu byo atari byujuje hari harimo kuba abo yagaragazaga ko bamusinye batari bahari. Hari imikono, hari amasinya abantu bagusinyiye ugaragaza mbere yo kwiyamamaza, ndetse ikindi nuko bamwe mu babyeyi be atari abanyarwanda. Bamwe mu babyeyi be ntabwo ari abanyarwanda, kandi hari biba bisabwa ku muntu ugiye kwiyamamariza ku mwanya wa perezida, bakavuga ngo byibuza ukaba ufite umubyeyi w'umunyarwanda muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ngibyo ntabwo yari abyujuje. Nubwo yagendaga akomeza avuga ko yarenganyijwe, ahubwo habayeho kumutinya mu matora kubera ko yavugaga ko we yari gutsinda abakandida bahanganye. Icyo gihe nibwo Sekikubo Fred yamenyekanye cyane, atangira kumenyekana mu itangazamakuru ku ma YouTube zari zirimo zinaduka. YouTube yari hasanzwe, ariko noneho nibwo abantu by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda bari barimo bitabira kuzikoresha, aramamara cyane. Barafinda Sekikubo Fred rero mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 2 yaje guhamagazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ariko ntiyitaba. RIB ijya kumwizanira, birangira RIB ifashe umwanzuro kujya kumusuzumisha bitewe nuko ibyo yabazwaga n'ibyo yasubizaga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabibonyemo ikibazo, ruhitamo kujya kumusuzumisha mu bitaro byita ku barwayi cyangwa se ku bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se busuzuma indwara zo mu mutwe. Ubwo ni Caraes Indera. Muri Nyakanga 2020 RIB yatangaje ko abaganga bemeje ko uburwayi bwa Barafinda Sekikubo Fred ari karande, bivuze ngo nta gahunda yo gukira ihari. Banasaba abamukoresha ibiganiro guhita babihagarika. Icyo gihe Barafinda yahise ava ku ma social media, ariko akazajya akoresha social media ze bwite, agakoresha cyane cyane YouTube akayikoresha, ariko nta bandi bantu bari bakimuha ibiganiro kubera ko byasaga naho byarangiye. RIB yasaga naho yatanze umurongo irimo ivuga iti uyu muntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kumukoresha ibiganiro ni ukurengera, ni ugukabya. Kandi ntabwo byari umwihariko kuri Barafinda gusa, kubera yuko hari abakoreshaga abarimo abitwa ba busikete, bigaragaza yuko nyine bafite ikibazo cyo mu mutwe. Icyo gihe inzego zibishinzwe zarabihagurukiye, abantu babakoreshaga ibiganiro barahagarara. Ari no mu uwo mujyo na Barafinda bamukoreshaga ibiganiro bahagaze, kubera ko icyo gihe ntabwo yari Barafinda wenyine. Abantu bo ku ma social media cyangwa se itangazamakuru babujijwe gukoresha ibiganiro, ahubwo babujijwe gukoresha ibiganiro buri muntu wari wese ugaragaza yuko afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, kubera yuko bifatwa nko kubafatirana. Icyo gihe Barafinda yamaze igihe atavugwa mu bitangazamakuru. Mu mwaka wa 2024 rero nibwo yongeye kugaruka mu itangazamakuru,
kubera ko yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ubwo yashakaga kuba umukandida kuri uwo mwanya wa perezida, yabaye muri Nyakanga 2024. Nabwo byasanzwe ko ibyangombwa bye bituzuye. Mu byangombwa bituzuye, ibyo ngewe ndi kuvuga ni byuko afite umubyeyi umwe utari umunyarwanda, kubera yuko ndibuka ko mu mwaka wa 2019 ushyira 2020 nigeze kumukoresha ikiganiro kuri YouTube. Icyo gihe tugaruka ku byo twari twaganiriyeho, hari harimo no kuba kandidatire ye yarabaye rejected cyangwa se kandidatire ye yaranzwe, atwereka ibyangombwa ariko muri liste ntabwo ndi kwibuka, ariko ndumva ari papa we utari umunyarwanda. Harimo mu babyeyi be harimo ufite ubwene gihugu bwa Uganda, bigaragara yuko umwe mu babyeyi be ntabwo ari umunyarwanda. Ntabwo ibyo ngibyo Barafinda ajya akunda kubivugaho, ariko niko kuri guhari. Umwe mu babyeyi ba Barafinda ntabwo ari umunyarwanda, kabone nubwo komisiyo y'igihugu y'amatora itagitangaza ngo uyu muntu yangiwe kandidatire yanzwe kubera ko atujuje ibingibi, igaragaza yuko atujuje ibisabwa, ariko kuri guhari nuko umwe mu babyeyi ba Barafinda atari umunyarwanda, atavukiye ku ntabwe n'igihugu bw'u Rwanda afite. Ubu ngubu muri iyi minsi ishize Barafinda Sekikubo Fred hari YouTube channel yarasigaye akoraho nk'umusesenguzi, bikaba binashoboka ko banyirizo YouTube channel bari mu batanywe muri yombi na Barafinda aribo Mazimpaka ndetse na Nkeramihigo Japhet. Ngayo nguko ngibyo bya Barafinda. Amakuru turi buze kumenya kuri iyi nkuru turakomeza tugende tu updatinga tuyabagezaho. Iyi ni Generation Link. Niba warakoze subscribe turagushimiye cyane, niba utari wayikora yikore kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho bijye bibagereraho ku gihe.